Umuti wa gatanu ukiza ubukene. Tuma urugo rwawe ruba ishoramari ryunguka. Reka tuvuge ko umuntu yizigamiye kimwe mu 10 cyayo yinjiza yose, maze akaba akoresheje 90% byo yinjiza. Aya azamufasha kugura ibyo bakeneye mu rugo, yishime kandi anezererwe ubuzima. Ariko se byamera biti igice kimwe cyayamutunga abashije kuyakoresha mu bintu nanone byinjiza andi mafaranga kandi ntibibangamira imibereho myiza yisanzwe? Birumvikana ubutunzi bwe buzarushaho kwiyongera vuba vuba. Nguko uko Arikadi yatangiye isomo rya 5 ry'ishuri yigishaga. Abagabo benshi bacu muri uyu mujyi wa Babuloni batungira imiryango yabo ahantu hadakwiriye rwose. Bagira batya bagakodesha inzu y'icyumba cyangwa ibyumba runaka bike, aho abagore babo badafite umwanya na muto wo guhingamo akarema k'igikoni no gukuza neza abana babo. Ugasanga abana ntibafite aho bakinira imikino yabo keretse gusa ahantu handuye kandi hadakwiriye. Nta muryango w'umuntu rwose wakwishimira kandi ukaryoherwa n'ubuzima mu gihe abana batabona imbuga ihagije yo gukiniramo, bakidagadura kandi hakaba hasukuye ku buryo umugore abona aho ashyira akarima k'igikoni, agatera ibyatsi biribwa n'ibivura, hanyuma n'abana bakabona aho bakinira bisanzuye. Burya umutima w'umugabo wanezezwa no kurya ibyo asaruye mu busitani bwe, akanywa wino yenze mu mizabibu ye. Gutunga no gutura ahantu hisanzuye rero, ahantu abasha gukorera bene ibyo bikorwa, hari ukuntu bimwongerera icyizere mu mutima we, bikanamutera umurava mu byo akora byose. None se ubwo ntimwumva ko ndi kugira inama buri mugabo wese kubaho byibuze afite inzu ye abanamo nabe? Ntabwo rwose biri kure y'ububasha bwa buri mugabo gutunga inzu ye kandi ihuye n'inzozi ze. Ntimwabonye se ko n'umwami wacu ukomeye yabashije kwagura imbago z'umujyi wacu? Ubu hakaba hari ubutaka bwinshi budatuwe, bityo umuntu wese ubishaka akaba yabasha kubugura ku giciro cyiza. Hari n'ikindi ngira ngo mbabwire abanyeshuri banjye beza, na babandi badutiza amafaranga ngo tuzabungukire, bashimishwa cyane no guha amafaranga umuntu ushaka gutunga ubutaka no kubaka inzu zo kubamo. Bahora biteguye rwose kuguriza umuntu wumva amatafari n'umwubatsi, mu gihe icyo baharanira gukoresha ayo mafaranga ari ukugura ubutaka no kubaka. Ibyo ariko ni mu gihe usaba inguzanyo nawe agaragaje umugabane runaka w'ubutunzi yageneye icyo gikorwa. Ibyo biba bivuze ko mu gihe inzu izaba yuzuye, uwo mugabo azabasha kwishyura uwamutije amafaranga nk'uko neza neza yishyuraga nyir'inzu yakodeshaga mbere. Impamvu y'ibi ni uko buri uko yishyuye uwamutije amafaranga, umutwaro yari yikoreye uba ugabanutse. Mu myaka mike rwose azaba umuntu utarangwa n'ideni. Icyo gihe umutima w'uwo muntu uzabaho unezerewe kandi utuje, kuko yabashije kwibikaho umutungo w'agaciro kandi biciye mu mucyo. Ikintu kimwe azaba asigaranye agomba kujya yishyura ni umusoro w'umwami. Ibyo rero bizashoboza umugore we ko igihe cyose amanutse ajya kumesa imyenda ku ruzi, azamukana ikijerekani cy'amazi yo gusuka ku byo yahinze mu busitani bwabo. Uko niko imigisha myinshi izisuka ku rugo rw'umugabo wabashije kwiyubakira inzu ye. Kandi rwose bizagabanya mu rwego rwo hejuru ibyo atangaho amafaranga ye, bituma agira amafaranga menshi yinjiza ashobora kumufasha guhaza ibyifuzo bye no kunezerwa uko abyifuza. Nguyu umuti wa 5 ukiza ubukene, ndawubabwiye. Tunga inzu yawe.